Yeah, what's up, mumeze mte? Ibintu ni fresh. Televiziyo ni MTV show, umunyamakuru ni Kirizo, tukaba dufite umutumirwa Ewan, mwese twese byaranze twemeze. Ariko nka mfite umugitariste kabisa nayo muhanga cyane. Maze iminsi mu gitariste, aba filme makers, Ewan, aba player, ibintu ni fresh. Ndetse n'abakinyi twabagezemo abatoza, nonge nigarukira mu gitariste nko mubona. Numusore ukiri muto wicurangira umuziki kuko ntago ari umupapa man, ntago ari umupapa. Gusa twigokora subscribe mbere ko turi videos, cyane tukomeze ture n'izindi nyinshi cyane ko tumaze kwa uploadinga nyinshi kandi nyuma aracyari izindi nyinshi cyane ko ibyiza biri imbere. Reka tangira twibwira wasa bro. Yo man. Watangiye wibwira abadukurikiye. Amazani man ragwa Bosco. Man ragwa Bosco. Ayubuhanzi. Bobo. Amwita Bobo kuyubuhanzi cyangwa se Bosco. Bosco nyango ni naho wahesukura Bobo. Bobo birumvikana ko ari kakundu kagabanya nyine. Wahesugacamo nk'abamwe bita ba Emi. Nawe wita Bobo. Bobo kabisa. Bobo ndabona uri umugitariste wo muhanga ukuntu. Turagakina gake. Nuko gakina. Tugacuranga. Ese wahisemo umuziki ryari? Ndibuka nafashe umwanzuro wo kwiga gitari muri 2015 nibwo natangiye kujya nyiri gitari. Uyirambyemo? Nasaziyemo. Bobo acuranga gitari, abagitariste benshi abari n'abahanze. Se uri umuhanzi? Ntago ndabitangira. Gusa nyine ndagerageza tu. Uragerageza ugakora ama remix? Remix, cover, akabibaye ngombwa nyine. Ashaka no kuna ahimbake aho kubungu nago ndahimba kanje nenswa go ahimbya ka ubone wanakanditsi bukanyiriremo mukanye ndako mfite ubungu bamwita Bobo nkuko mubona no mugitariste ntagara umuhanzi nataye mwise umuhanzi kuko nari nzi ari umuhanzi ariko ngo ni wa muhanzi nuri ahandi nyuma bamwita Bobo no mugitariste araza kuducurangira gitara twemeze nibona bemeje Ewan twemeze watumukurikirane cyane. Ese Bobo n'umuntu umeze gute? Bobo n'umuntu uri sociable, n'umuntu ushimishije muri make. Nta muntu yezaho. Bobo ni wa muntu n'abantu bamwisangamo, abantu batoya, abantu bakuru, arabana. Ese inspiration zawe uzikomoraga nahe? Inspiration kuba cyane nakundaga gitari. Cyane nakundaga gitari, sound yayo byonyine narayumvaga nkumva nk'imajana byose nabikoze nacuranze. Nahise mfata umwanzuro icyo gihe hari cyara 2015 mva ko ari zamani. Nahise mfata umwanzuro wo kwiga gitari, negera abakuru baranyigisha, mvaga urugendo rukomeye. Numva imyaka ishize yose rumva nyene kame byarangomeye ariko nyine aho ngeze ubu ngubu barashimishije. Ese Bobo cyangwa Bosco ni gute yabaje gufatanya umuziki n'amashuri? Byo biragoye cyane. Bakera twigaga gongenike gitondo y'ikigoroba, ariko haraho nageraga nyine nk'igitondo gusa kigoroba nkabanagiye kicicyagiye kishakira agagitari nyine ngo nige. Gusa byari bigoye, inzira yarandiye buriya wenda byo byari blage ariko nyine byarangoye man. Kugeza daho ngiye naranakwipaga n'ishuri ngiye nari kwipaga nkaza nkigira nkataha ejo bakongera nkagaruka gutyo nyine iminsi igenda yicuma tu. Ese mu kwiga gitari ni nk'iki gishobora kuba cyarakugoye? Se n'iki cyakugoye mu kwiga? Kwiga gitari icyo cyangoye no kwiga gitari nayo mfite. Gitari nayo mfite biragora musaza no kubera kuko ibyo wize ejo nk'umwe utayibonye ukagaruka wenda ugakubita this week utazi yongeye kuyikoraho birakugora mwana, birakugora ntago ukibyibuka mbese. Ariko uyifite mu rugo urakora ukagenda mu rugo ukongera ukikora practice zawe, bituma utabyibagirwa muri make. Abagitariste abenshi bafite ahantu nyine babogamiye cyane, ugasanga abogamiye muri reggae, sanga abogamiye muri secular cyangwa se muri gospel. Ese we nure ruhando urimo cyane? Njyewe se njye mbogamiye muri gospel niyo nkora cyane. Gusa nyine n'izindi turazikora ariko gospel cyane niyo nisanzemo cyane. Ese no kubera iki wahisemo gospel? Gospel muri go turakijijwe.
ubwo twakijijwe twakuze nyine mu muryango wa gikristo urumva rero ntago wajya kure y'umuryango cyane cyane n'abakristo nawe ugomba nyine kurikiza umuco aho wavukiye ugomba gukurikiza nyine wavukiye umuryango wayo ni ese nkurikizaho nakuri no Sunday school nkomerezaho kuri ari abana urumva ko rero kuva kera nyumva nabaga ibintu bya gospel cyane. Ese Bobo umubyeyi akimara kumenya ko watangiye kwinjira mu muziki watangiye gucuranga gitari yabashije kubyakira gute? Yarishimye ndibuka nyine narayimubwiye uba yatangiye kuzaba ati izi saha ugiye mu biki aho ngiye ugiye mu biki nibyo yitari byawe gusa nyine amaze kumva ko mbizi nabimenye yumvishije yishimye kuko bwa mbere ncuranga muri eglise yaje kundeba icyo kintu cya mbere yaje kureba ati ntashye amashyi bati kabisa ndumva byaje kugeza icyo gihe nyine ntabwo wongeye kujya imbuza ngo ni kwa mbere yarishimye. Bobo wenda kugira tutarambirana amagambo cyane nagunda gukoresha amagambo watunyemo mu kazi kikuntu kugira ngo abantu babashe no kubona ngo Bobo hari igihe ushaka kuba ufite gitari utayizi nkanjye uri uyimaye nkayicarana nshaka kubeshya abantu ngo ngende umucuranzi bakabyemera ko nibigize abona ncuranga ayo kugira ngo ubahamirize ko ari byo wabacishamo mu muziki gato. Murabona ko ntago ameze nkanjye wayicara nawe arabizi ariko nanjye ndayizi wana mutambona gutya ya Bobo. Ese nk'ubu ngubu urabona umuntu ushaka kwinjira mu muziki ese ni biki biri gutuma udatuwinjiramo ese nize mbogamizi uri kubona ese izo mbogamizi ni gute zakorwaho kuri njyewe imbogamizi mfite no kuri gitari kugeza n'ubu nta gitari mfite ariko gikora ko bishoboye kose kugira ngo nayibone ndumva ari imbogamizi ya mbere ndumva nta yindi mbogamizi ndumva mfite kwindi byose byaje yiva mu nzira bivuga ngo nubona gitari uzahita nawe umuhanzi umva birumvikana nzahita bimba kubutitsa ariko ngira ngo ufite inshuti zigwa gitari ukayimarana igihe ukanayigiraho kubera icyo utayimbiraho nakubwiye ko biri mu nzira ndimo kubiteganya ubwo nzabarekura umuzigo mu minsi iri imbere twicaye tukwiteze umva munyiteka aracyari mu gaseke ya ubwo muramwumva ni Bobo mwicare mutegereje yuko adupfundira agaseke ubu nawe ngiye kwicara negereje agaseke ka Bobo ukakadupfundurira ko murabona ko afite impano afite byinshi cyane ashoboye anafite byinshi cyane by'umwihariko ariko Bobo mbere yuko wenda tujya nko ku kandi gasije reka uturirimbe noneho unaducurangira kugira bumve n'ijwi ryawe abantu. Ndi hano ku birenge byawe nyotewe nshaka kukumva umbwira kandi unganiriza nkunda cyane bino bihe byanjye nawe nkunda cyane uyu mwanya uramahoro yanjye urutunzi bukomeye kuba narakumenye n'ubuntu nagiriwe Yesu uramagije Yesu
ni wowe nyotewe. Bobo urashoboye man. Merci. Ngira ngo ariko nyeye ko atari njye nyine kubwiye ko ushoboye. Ntago ari wowe wenyine barabimbwira bari benshi. Bobo ngira ngo urubyiruko meze nkawe, urubyiruko rushoboye ibintu nk'ibyo ushoboye ariko rukitinye, se ni nk'iyo message waruha? Urubyiruko rw'iki gihe bibyo nibyo basigaye bitinya cyane, gusa ntabwo yakwirekura birekure, gusa sinabwo ngo baze mu muziki kuko buri wese afite choice ye nyine y'ikina yakora. Gusa nyine ku muziki yo hari abantu benshi bazi ko umuziki yinjiyemo bise ibiyobyabwenge iki burara, gusa umuziki ntago ari by'uburara n'ibiyobyabwenge wapi. Umuziki cyambere urura mu mutwe kumva nkatwe none nk'abantu bakora gospel nyine bahugira mu gusenga ariko umuziki ni sawa, nabagira inama yo kujyamo kugira ngo bakomeze nyine bagume hano hanze nta kintu bakora. Bakwiga gitari, bakwiga ikindi kintu cyose bakora, ariko bashaka n'akazi. Ntabwo bakora gitari yonyine, ugomba gufite akazi nyine kuko ntabwo gitari yagutunga. Harabitunga yego, ariko amarigo y'imwe ntabwo ari y'abandi nyine. Birumvikana ko birekure babe free, bumve ko umuziki nta ntambara. Ese Bobo nk'iyo ubonye urubyiruko ruri mu rugero nk'urwawe, urubyiruko mbega muri mu kigero kimwe rurimo rurakoresha ibiyobyabwenge ari nako rukora n'umuziki, ubitekerezaho gute? Birakomeye no plus tungana biba bikomeye cyane, gusa nyine inama nabyo no kubivamo kuko nta kiza cyabyo. Nta kiza cyabyo, bahaguruke bakore, ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza. Banasenge gusega niyo ntwaro ya mbere yo kuvuga Imana izibafashe, ariko natwe nyine turabasengera bave. Gusa ntago bari tubireka ku kanya wapi, ntago ni gake ntago umuzina tumwe ati va ku icupa cyangwa va ku itabi, agenda gake tunababwiriza ubutumwa bwiza, tukabajyana mu rusengero bakareba uko bimeze. Ushobora kubona uri gukina gitari bati kakano ni keza, gitari ni sawa, uri icyo gihe arakwegera ati nyigisha. Mwigishije rero nyine ugena nawe profitera umuganiriza, ukajya ora mu nzu y'Imana namwigisha gitari nyine ruba bigeraho bikarangira ko usanga nyine yabivuyemo. Mwita Bobo, umunyamakuru Nikirizo, televiziyo ni MTV show. Dukomeze dukurikire, dukora subscribe kabisa nyinshi cyane. Bobo, umuntu agushaka nihe yagusanga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa sandi handi? Imbuga mbaho Facebook nitwa Bobo Rwanda, YouTube ni Bobo Rwanda, Twitter ni Bobo Rwanda, mbese imbuga zose ni Bobo Rwanda. Wazijyaho ugasanga ni ushatse Bobo Rwanda wazibona, na namba za phone byose birahagije, byose twese turazikoresha. Ubwo murabyumva, dukomeze dushyigikira umuziki nyarwanda ariko tunashyigikira urubyiruko rw'umuziki, harimo na Bobo umuhanzi wa gospel. Nanjye nahise mubona ko agomba kuririmba gospel. Ni Bobo Rwanda ku mbuga nkoranyambaga hose. Twibuka ko na Kiriza ari hano, nawe mwibuke kumukurikirana, dukomeze dukurikirana ibintu byinshi, ndetse na MTV show dukomeza dukurikira ikiganiro cyacu. Bobo, mbanje kugushimira. Murakoze cyane. Wakoze kumenya waduhaye. Turabyishimira kuba mwadusuye. Yamwibuke gukora subscribe, tunabwira ngo ciao turi kumwe. Bye.